Bakunzi ba Rwanda Gospel TV, mbanje kubasuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nongeye gushimira Imana yuko giye kuduhunda umunsi mwiza. Uyu ni umunsi wacu wa munani, turi imbere y'Uwiteka mu Imana, turi dusenga Imana, twinginga Imana, twumva icyo Imana ivugana natwe. Turimo turiga kunyigisha ivuga kwambara imbaraga z'ikindi gihe. Rero nshuti yanjye woneza amatwi muri aka kanya, iri jambo turimazeho iminsi, ariko ndagusaba kugira ngo iminsi 40 igire ikigusigira, iminsi 40 izakusigira urwibutso mu buzima bwawe, iminsi 40 izagusigira amateka mashya, iminsi 40 kwinjize aho wari umaze igihe utekereza kwinjira ariko warabuze uburyo ushobora kwinjirira. Nanjye mbabwira yuko kugira ngo wambare imbaraga z'ikindi gihe nuko ugomba kuba wakiriye Yesu akaba umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Kugira ngo wambare imbaraga z'ikindi gihe nuko ugomba kuba ufite ijambo muri wowe. Kwambara imbaraga z'ikindi gihe nuko ugomba kwizera yuko bishoboka. Kwambara imbaraga z'ikindi gihe nuko ugomba kuba uri ku gicaniro. Kwambara imbaraga z'ikindi gihe nukwakira ukemerera Mwuka Wera agakorera muri wowe. Rero ibyo bintu bitanu nibyo nanone tugiye kuba dukomeza tuvuga muri iki cyumweru kugira ngo wambare imbaraga z'ikindi gihe. Uyu munsi ndimo ndavuga kugira ngo wambare imbaraga z'ikindi gihe nuko uba wakira Yesu akaba umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Yesu iyo twamaze kumwakira tuba bazima, turakira tugakira indwara. Iyo Yesu twamaze kumwakira tuva mu byaha tugakira urupfu rw'iteka ryose. Iyo Yesu twamaze kumwakira amateka yacu arahinduka. Rero nagiye nkubwire shite njye urimo kunyumva, dutangira urugendo. Ngemere iki cyumweru cyose wumva izi nyigisho z'iki cyumweru, ntabwo uri buze kuguma uko waruri, ntabwo umubiri yawe guma uko yariri, kuko Imana yiteguye kugukiza no kukugira neza. Ijambo ry'Imana ryo ryatubwiye neza muri Luka ibice byaho 13 ngo umwanzi Satani aza kugerageza Yesu, ariko asanga Yesu yambaye imbaraga ndetse ngo abuze icyakora, aravuga ngo amutega ikindi gihe. Reka ngubwire inshuti yanjye, iyo mwami wamaze kumwakira, nubwo umwanzi yagutega ibihe byose byo mu buzima bwawe, wizera imbaraga ze, ntuteshuke ku murongo w'agakiza, ntuteshuke mu nzira y'Uwiteka mu Imana. Nayo ngubwire ngo umwanzi ukazaza kose uzamunesha kandi uzamutsinda mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndaza gusoma icyanditswe kimwe gusa uyu munsi aricyo tuvugaho, cyanditswe kiri muri Yohana ibice byaho 5 umurongo waho, ndahera ku murongo waho wa mbere ubanza. Haravuga ngo hanyuma y'ibyo abiminsi mikuru y'Abayuda, nuko Yesu agiye Yerusalemu, kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hari ikidendezi mu Ruheburayo cyitwa Betisida, cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi, barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse. Bari bategereje ko amazi yihinduriza, kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi. Nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindukije niwe wakiraga indwara ye iyo ariyo yose. Murongo waho wa 5 akavuga ngo hari umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Nanjye ndagira ngo mvugane nawe uyu munsi wa none, mbese urashaka gukira? Niyo mpamvu nabanje akubwira ngo kwambara imbaraga z'ikindi gihe. Mu by'ukuri umuntu yari amaze imyaka myinshi cyane 38, yari ari ku kidendezi, nta byiringiro yari afite. Biravuga neza ngo abandi barazaga bakamutanga kwinjira muri icyo kidendezi, kuko icyo kidendezi iyo marayika w'Imana yabaga amanutse, nibura hari umuntu umwe agombaga gukira. Ariko uyu yamaze imyaka 38
n'umunani. Imagine nawe yitekereza imyaka 38 yari imyaka myinshi aryamye ahantu. Wowe sinzi imyaka umaze uryamye aho hantu, uryamye muri icyo kibazo. Birashoboka yuko nubwo yaba umwaka umwe, yaba ukwezi kumwe, yaba 10 n'ingahe, yaba 10 cyangwa se nawe ikaba iyo myaka 30, birashoboka ko ari imyaka yari amaze mu buzima bwe. Birashoboka ko ariko yaba yari yaravutse. Ariko Uwiteka Umwami Imana ashimwe kandi ashyirwe hejuru, kuko imigambi ye ku buzima bwacu ihora ari myiza gusa. Ahora agambiriye kutugira neza. Arangije yumva muri we ko agomba kunyura Yerusalemu, ngo anyura kuri iryo baraza ryariho, kuri icyo kidere cyariho amabaraza 5. Ahasanga umugabo wari umaze imyaka 38. Arangije uwo mugabo muri we yari ifite ikibazo yuko amaze igihe abona abandi bakira, abona abandi bamererwa neza, abona abandi babohoka. Birashoboka nawe, ndavugana nawe, birashoboka ko umaze igihe kinini nawe ubona bo mwiganye, ubona barimo batera imbere, ubona ubuzima bwawe burushaho gukomeza kubaho nabi. Ariko ngufitiye inkuru nziza, muri iyi minsi 40 dufite Umwami Yesu witeguye kugusanga, witeguye kugusanganira, witeguye guhindura amateka y'ubuzima bwawe, amateka y'imibereho yawe. Imyaka nubwo yari myinshi, Yesu yaramubaje gusa, urashaka gukira? Umurongo waho wa 7 urabanga umurwayi aramusubiza ati, databuja simfite umuntu unjugunya mu kidendezi iyo amazi yindurije nyiza undi ananga kumanukamo. Kubera yari amaze igihe kinini cyane, wazi yuko gukira ari ukujya muri ayo mazi. Birashoboka nawe uyu munsi hari ubwo uzi ngo hariho nzahembukira, aha niho nzarongora meze kugera kuri uyu mutungo, ahangaha niho nzubakira inzu, ahangaha niho nzakora ibi n'ibi. Ariko yo ngubwire ngo iyo Yesu yamaze kugera muri wowe, iyo Yesu yamaze guhura nawe, iyo Yesu yamaze kwinjira muri wowe, rebondoroboko sakataya baba, ndavugana nawe shuti yanjye. Nawe uzi yuko hari ariho wabonera ubuzima, hari ariho wabonera amahoro, hari ariho wabonera impinduka. Ndagira ngo ngubwire ngo Yesu yo yahageze, igihe cyose ahagereye bitangira guhinduka, bitangira guhinduka. Ndibuka umunsi umwe nanjye maze kwakira Yesu aba Umwami n'Umukiza w'ubugingo bwanjye, amateka yanjye yarahindutse. Hari uwo narindi we, hari uwo nahindutse we, ariko n'uyu munsi hari uwo ndi we. Mu izina rya Yesu ndagusubiza mu imbaraga kugira ngo ubwire ngo Yesu yahageze, ibintu byose birahinduka. Reka ngubwire icya mbere, iyo Yesu yamaze kugera muri wowe, ugomba guhurwa icyaha n'igisa nacyo, kuko iyo umaze kwitandukanya n'icyaha utangira kuba inshuti y'Imana, ugatangira kugera no kuba icyo Imana ishaka kuba cyo. Ikindi cya kabiri, iyo wamaze kwakira Yesu akaba Umwami n'Umukiza w'ubugingo bwawe, ni byiza kandi ni by'ingenzi kugira ngo iyo umaze kumwizera ukabatizwa mu mazi menshi. Niba utarabatizwa mu mazi menshi, iyo ni umukoro uri imbere yawe, kuko nawe urawukeneye kugira ngo ubatizwe mu mazi menshi. Iyo wamaze kwakira Yesu akaba Umwami n'Umukiza wawe, ukabatizwa mu mazi menshi, mbere yuko ubanza ugategurwa, nayo mubwire shuti yanjye, Mwuka Wera azaza abane nawe, Mwuka Wera azaza agendane nawe. Mwuka Wera yari muri wowe, ntabwo ubuzima bwawe buguma uko bwari buri. Ndakwifuriza kuzura Umwuka Wera, ndakwifuriza kugira ngo imbaraga z'Uwiteka Umwami Imana zize mu buzima bwawe, kubera ko wamaze kwemera Yesu ko ari Umwami n'Umukiza w'ubugingo bwawe. Ndagira ngo ubwire shuti yanjye, wowe uneze amatwi kuri uyu munsi, ndagira ngo nkubwire ngo ibanga rikomeye, Yesu ni Umukiza, akiza mu mubiri. Iyo akije mu mubiri adukiza indwara zose, akadukiza no mu mwuka, ari nadukiza urupfu rwiteka byose, rwiteka rw'igihe cyose. Nagira ngo mvugane nawe kugira ngo uyu munsi utahane icyo ngicyo, yuko Yesu yiteguye kugukiza, yuko Yesu yiteguye kukubohora, yuko Yesu yiteguye kukuzura, kugira ngo wambare imbaraga z'ikindi gihe. Imbaraga z'ikindi gihe ni imbaraga zikugeza ku mugambi w'Uwiteka Umwami Imana. Ndashaka gusengana nawe, wowe uri muranyumva uyu munsi, ni
wari warasubiye inyuma, ongera ugaruke muri Yesu, wongere winjire muri Yesu, ugire gukiranuka muri wowe, wumvire ijambo ry'Imana, cy'Umwuka avugana nawe, ugikore. Imana yitewe kukugira neza no kukwambika imbaraga zo guhangana buri imbaraga zose z'abazimu n'abadayimoni. Mu izina rya Yesu wa Nazareti, imbere yawe Mwami Imana, imbere yawe muri aka kanya ndahamagara kugirirwa neza na buri umwe wese. Mwami wanje, witeguye kwakira imbaraga z'ikindi gihe, nanjye nditeguye, kuko ndimo ndinjira mu bihe bishya, ndimo ndinjira mu mbaraga bushya, ndimo ndinjira mu kuzukirwa bushyashya. Byari byapfuye kirageze kandi kirasohoye, kugira ngo kutabarwa kwawe Mwami w'abami tukubone nk'abana bawe. Itorero ryawe, imiryango yari ifite intonganya, imiryango yari igiye gutandukana, Mwami Yesu Kristo ngwino yiyongere uyinjiremo. Ndimo ndayingingira uburwaye kugira ngo umukize n'izina rya Yesu. Ndimo ndinginga mvuga ngo Uwiteka Nyiringabo Imana, uwo ndimo gusenga amasengesho n'urimo gukurikirana inyigisho muri aka kanya, mu izina rya Yesu, buri ndwara yari yicaye mu mubiri we, buri ndwara yari imaze imyaka myinshi mu mubiri we, nk'uko wakije wari umaze imyaka 38, mu izina rya Yesu wa Nazareti, uyu munsi ndatura ubuzima, uyu munsi ndatura amahoro, uyu munsi ndatura imbaraga n'imbabazi z'Imana. Ndavugana nawe wari urimo kurira, Uwiteka Umwami Imana aguhojeje ayo marira. Ndavugana nawe wari ufite agahinda mu mutima wawe, Uwiteka Umwami Imana uyu munsi wa none agahinda akavanye mu mutima wawe, mu izina rya Yesu. Iki ni igihe Uwiteka Umwami Imana yongeye kukugarukaho no kukuneshereza, kugira ngo akwambike imbaraga z'ikindi gihe, mu izina rya Yesu. Niba utarakira Yesu Umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ndajya aka kanya, pfukama aka kanya, ucyumvira ijambo ry'Imana, watura amagambo uti Mwami Yesu, uyu munsi wa none kiye bugufi imbere yawe, nizeye ijambo ryawe n'imbaraga z'ijambo ryawe. Ukura amazina yanjye mu gitabo cy'abarimbuka, uyandike mu gitabo cy'abahawe ubugingo buhoraho. Nanjye ndakijijwe mu izina rya Yesu. Niba usubiyemo aya magambo urakijijwe. Mana Nyiribihe, Uwiteka Mwami, uwo mwana wawe Mana nkuko yatuye amagambo, Uwiteka Mwami ntabwo arazi ko ariho n'iri jambo, ariko kuba ryatuye aka kanya ndamwingingiye mu izina rya Yesu, agakiza kawe kamubera inkomezi mu izina rya Yesu. Amateka ye uyahindure, umukize mu mubiri, umukize no mu mwuka, ndetse Mwami Imana guhera uyu munsi wa none akwiringiye uhindura amateka ye mu izina rya Yesu. Amen. Mu izina rya Yesu, uyu munsi wa none ni umunsi Imana yakuremeye ngo unezererwemo, kandi agakiza gatashye iwawe. Niba ushaka ko dukomezanya, ndagira ngo ubwire ngo kanda subscribe kugira ngo wakire n'izindi nyigisho, ndetse iyi minsi yose izakubera iminsi y'umugisha. Kora share nawe ubuvuze ubutumwa. Niba wayikunze kandi aho hantu handitse like, ndagira ngo ubwire inshuti yanjye, kandi watwandikira ugashyira comment kuri inyigisho. N'uburenganzira bwawe, kandi natwe biradufasha kugira ngo tubyo dukosora muri izi nyigisho. Ndagira ngo ubwire nanone ushobora kumpamagara kuri telefone yanjye 0788430085. Turabakunda cyane. Imana iduhana umugisha. Amen. Naho ubutaha mu izina rya Yesu. Amen.